Ndi papa Sava. Dafi, Kumara cibiti n'amabuye. ariko izuba nawe risigaye rituzindura. Uvuye hase ma? Wowe se? Nanjye mvuye pfe gushaka yakaraka ko gufura. Ubwo wese ko wankujeho. Ako se bida nawe kuzaho ko mfite iki. Iyo mfite amafaranga ndaguhamagara, iyo ntayo ndabyikorera. None Urabyikorera. ndabyikorera. Amafaranga yabuze wa muntu we. Iyo ubona nsigaye mahado, ibiro 2 by'ibitoki. Urumva ntageze kure se? Niho mugeze. Ibiro 2. Ariko dafire kankubwire. Bura twari inshuti. Unkaza ukanyongeza n'ibijumba. Ariko uriya mugore usigaye warashyizeho kugufurira. Bidasiye nawe rero ntukajya ufuhishwa n'ubusa. Uriya mudamu arankopa. Wese wankopa. Wankopa. Igihe se hatungiye yavuye kwa papa Sava kuzana umutwe ntago najya nshishamo nkagukopa ariko ikiraka kikakomeza ari icyanjye. Ako nuriya mudamu arababaye. Uzi ko yabyaye impanga uriya mudamu. Nta mugabo agira, afite impanga, nta kindi kintu agira, n'ahaba ni mu manegeka. Bangira ngo mufashe. Impanga se niwe wazimutengeye jya umikiraka ibindi nzanagabanya. Kandi Dafi nureba nabi. Uriya mugore arayipfubye. Nese yaje gukorera hano mu cyaro. Ese kubigira gahato Dasiye. Yakoreraga ikigali. Kubigira gahatoze. Nimbishaka nzaguhikiraka. Nimbura amafaranga kugwemba nzaguhikiraga. Ntayabona nzareba bankopa baze bamesere nzabishyure nyuma y'igero runaka. Tangiye kugera mu bo mu mujyi Dafi. Ura uneye ishoti. Dawe intinze. Intinze areka nikomereze nigende. Kuri nta kintu se wahashye. Njye se mba ndi guhaha. Ubu utembera karitsiye nyine wigize mudugudu, wigize uwisibo. Dafi rwose. Ese ubu Dafi. Mu rugo wasize ndera. Mu rugo iwawe. Gusa hari umuntu uhari ntawe. Nta muntu uriyo? Nta muntu uriyo. Waje kunsura Nta kirimbuzi nawe uriyo? Oya kirimbuzi. Ha kirimbuzi yayi. Kirimbuzi agiye kwa papa Savara kuntu iwabo. Umaze iminsi se uba mu rugo? Ndako numva uri kuneka. Nta wase umunsi wamvuye. Si wamvuye. Arengeze ngo ni wewe wahinduye igitwenge da. Gaye mutangira no gukiranira muri saro. Ngo? Nahinduye iki? Ntago numvise. Ni ngiye wahinduye igitwenge. Ngihindurira heza. Dafi. Uvuye guhaha cyangwa wari uri mu rugo? Uvuye guhaha. None se ibintu ntari kumva. Dafi. Reka nkubwire. Nubwo bara wanyimye kiraka ariko njya nkubera amaso. Oya nuko utabizi. Uri butume nungarura ku kiraka. Uratuma nkubwira nandi mabanga yari kandi yose nimba tari bubijajwe. Amabanga yahise Dasiye. Uguza nyamatiko yawe ngo amasava ngo bacinyuma abagabo babo, ngo amarengeta ngo ni ikirara, ngo ayo matiko yo mu ngo z'abandi sinyashaka Dasiye. Kivuga ibintu zasubira. Ikirara ngiye ko mba nifite amakuru y'impamo nyayo azwi. Ubu ngubu ngiye nubujajwe. Ngo kambira amakuru yo mu ngo z'abandi wa mubyeyi we, nta magambo nta matiko ushaka mu ngo z'abandi. Mbabarira. Ngiye nta bintu by'ubujajwa ngira urabizi kandi. None ushaka kumbwira iki? Ngiye se ko mba ntashaka ibiryo kwatunge abayazanye umutwe. Kwa basigaye bamuha n'intuza nazabirya bindi bita zingaro ko tabona ntangiye kuzamo ubu naba nshaka kujajwa nshaka. Niba yaratara amatiko ngambwira. Bimeze biti. Nyine wewe icyo usabwa nukugira gucyo. No munda ngo pi ukagira ibanga. None se wawe untumye ntago ntumye wowe mbwira niyumvire. Nunajajwe uzaba wivamo. Rero Dafi ngewe nyuze hari yiwawe. Muri kakayira nyine kanyuze mu gikari. Ngeze hafi ndaboneka njye kwirebera Dafi anyiherikira kadore ejo twarahuye ambwira ko agiye kugura amawomo. Urumva ngeze hafi y'urugo numva igitwenge ariko icyo gitwenge kikaba kivanzemo n'akantu k'akabazi. Buretse. Uca mu rugo iwanje. Nago naciye mu rugo nyine nameze nk'uca harya mu cyanzu. Ngeze harya kwirembo ngiye kugira numva nturi gukoma ariko numva igitwenge cyahindutse. Byihindukiye muri saro. Igitwenge wanje kwa Dafi. Ariko cyari kivanzemo akantu k'akabaze nicyo gituma ubona nyine nagize amakenga kandi ubizi ko dukundana. Ujye umanikiraka cyo kumeza ukakunda kukima. Igitwenge. Dafi. Igitwenge wanje. Yego. Igitwenge si wanje gute? Kirimbuzi ntawe uhari, simpari, nta mwana uri mu rugo bose bagiye mu biruhuko. Icya kirimbuzi cyo nanakiyumviraga. Nuwo muntu numvaga bameze nk'abari gukubita mu dushyi akajya avuga ngo kirimbuzi. Akongera agakomeza umva numvishamo n'irindi zina utaza kugira ngo yavuga kuri kirimbuzi wumva avuze nimba ari rikeje. Oya Jarike.
jari naryo nabyumvishe ariko hari havanzemo n'akabaze muri icyo gitwenge cy'umugore manza akuze Didasiye sinkunda amatiku mu rugo rwanjye mbabarira mwantiranyije kenshi ku mugabo wanjye ntibyakunda sinkunda amatiku nese ndabura gusekera mu rugo iwanjye simpari umugabo wanjye ntahari nta mwana uhari nta ubwo se mutura nakinguye ninjamo kandi mba nkubwiye ngo ukore iperereza ugende bwombi ndaperereza kuri indezi gitwenge mu rugo iwanjye igitwenge nyine ese ubwo ngubwo ugiye nk'ubu bwombi simpa ariko reka nze nkwereke ugira ngo ni igitwenge gusa na twa tuntu kera tukirambagizwa wumvaga bagukubise nk'akantu kagashyi hano ku itako nabyo nabyumvishe uzi ko negereye n'urugi nkarikodinga kugira ngo njyewe meze ikinyoma nese wumvaga ari kirimbuzi ariko wumvaga ari kirimbuzi wanjye se banamuvugaga mu izina ahubwo icyo nayobewe dafi ngewe mfata amakuru nzasubiramo icyo nayobewe n'ijwi ry'iriya mbambare kirimbuzi ari mu rugo rwanjye harimo imbambare mu nzu barimo baraseka uretse nese mbikumvisha ariko ugira ibanga wabirikodinze nabirikodinga ariko bwemere zana tubirebe zana uze kumva icyo gitwenge akantu k'umucango k'imvange egereza ugutwi utaza kugira ngo ninjye wite kurya umugore cyane shiramo volume nyinshi shiramo volume nyinshi shiramo volume nyinshi shiramo volume nyinshi bakanano ariko wowe touch nayuzi bakanaho ku ruhande ita kurya umugore urumva batakubitanaga n'agashyi kuri cyoke aba nabitubaka idasi subirayo rwombe idasi uzi ko ari umugore uri bugeraho wumve n'utuntu twajyaga tuvuga ngo mwa tumeze nk'utuntu nta rugi rukatsemo nta rugi rumeze nk'urwo ku cyumba rukatse ndasiyakira n'ikirimbuzi uzi ko ari ikirimbuzi urwa rugi ukuntu rukaka rwo mu cyumba ntabwo urwumva ndasiye ukomeza reka usubiye ngwino ugenda buhoro suda njye mbaha amakuru byirwe bizezeta barangiza ngo hatungiwe tuzabana ariko ubundi ko ari nari mushyiriye amakuru nshaka nanasubirira yaha subiriye aha hari ikibazo Waramutse di waramutse neza amakuru ra turashimira ko tuzindukiye ni amahoro ra bagira abasuhuze n'abaturanyi n'abavandimwe ariko uko gusuhuza waramutse papa sava waramutse neza se amakuru y'igitondo se uroye ni meza ese ubu ni igitondora cyangwa ni biracyari usigaye bucya kare simbona saa tatu zitaragera se wagira ngo ni saa sita zuzuye neza neza kubera izuba amakuru y'iyi wanyu se amakuru ni meza akavumbi kabageze he akavumbi se twarakakiriye mama sava se arahari mama sava se ugira ngo ntazindutse sinzi ngo aho agiye batangiye muri rya shyirahamwe ryabo barimo bararimisha cya gisigati ariko wako atambwiye uriya mubyeyi yarabyihereranye nawe washaka kujyayo se yarambwiye ngo azambwira ariko none ndumva yibese ubwo wenda agiye kureba uko babitangiza arakubwira yaba guhishira ikisi reka nta mpamvu yo kumpisha yega ndabona uba wihishe munsi y'igiti akazuba nikakugeraho papa sava mba ndimo gukora utuntu twanjye two muri papa sava bucece poroje yanyu itaba yoroheje nayo ra bisaba gutunara niyo mwavuga ngo no gutunara ariko muyigeze kure urumva papa savirampu na buriya ugira gutyo ukandika wamara kwandika ukeditinga rimwe kabiri gatatu wamara kweditinga none ugatagura ibyo gushutinga ibamo byinshi rero ngizo za kamera ngizo za saundi ngibyo kurya abateka ngibyo ibyayi ngibyo bakoresha babyita props
poropsi urabizi se? Poropsi ni ibihe? ni bimwe tuba tukora tunywesha ugasanga nk'amacupa nka 20 ya mitsingi hose twujujemo nka za marite kugira ngo nupfundura bivuge n'abantu bakavuga ati ariko se abantu umuntu ahera mu gitondo anywa akageza nimugoroba ntasinde ngo agwe ariko se mwari mwabinyweye biba ari byo ariko muhora murya murarya koko kurya tubona ahantu hose murya tubona ahantu hose munywa tubona ahantu hose uziko muri abakire filime se kwikwereka icyo ushaka filime nubona ko ufite ubu ufite 1.60 y'uburebure buriye uriya muhungu wa Piga Nzenze witwa Kepowen ashaka kugufatira ifoto bakabona cyangwa video imwe na 90 ari ukunayifata atya abona afite akaguru kambara inkweto ya 45 kandi sinjye ndenza 40 ntabwo ujye ubibona urukweto rwanjye rumeze gutya nabaye nk'amaguru ya sarwaye bari abana barabeka cyo kora yaho sibye ibyo byo kwandika wenda no kuba nabiyobora no kugira ariko ibyo gufata amashusho noneho kutavuga ibyo bagenda bayateranya baterateranya bakuramo waciye aha waryamye aha wabyutse aha bakabihuje bimwe bakabigira umukara ibindi bakabigira ubururu gusa umuntu bamuhaye amataye undi bagize mu nda zero wa muntu ntabwo biba byoroshye ariko se papa sava iri zuba turaricikira he ariko ni igihe cyaryo umva riramera intuza agahanganiza neza ni akazi karyo zagahishe harya ubundi buturi mu bihe papa sava bihinga ibihe by'ihinga se ubu turi muki hanyuma imbe yibyukira mu gitondo saa mu gitondo na nimugoroba imbe wiragana he hari imbeho mu gitondo ku mugoroba hari imbeho ni filosofi ni geography irenze nayo by'imbeho ni geography irenze ubundi hari ukuntu kumanywa ubu ko bugenda bucya niko ubushyuhe buragenda butwika isi ishyuha uri kubyumva noneho nijoro kubera ko izuba riraba ridahari bwa bushyuhe bwari bwashyushye ku isi bugende bugira bute buzamuka mu kirere aho ikirere kitarandura rero ngo habe ibyotsi byinshi nk'ari haba imodoka nyinshi cyangwa inganda nyinshi burakomeza bukizamukira ariko aho cyanduye nko mu mijyi ikomeye na hehe hose ho ntabwo burenga ikintu icyo gikushe cya CO2 bibyuka bita CO2 na biriya byuka byose byo mu nganda ugasanga bwa bushyuhe ntibuharenze bugarutse ku isi ibyo babyita effet d'albedo ubwo rero urumva hano kubera hari ibiti n'iki byose mu Rwanda ubona rwose ikirere twakomeje kukirinda ho wumva ko nijoro rwose hatangira gukonja paka no mu gitondo umva turaryama tugasinzira tukiyorosa ukumva hari amafu no mu gitondo ubu biba bisa nkaho bikiri mu gitondo rya zuba ritarakara cyane ngo bishyushye saa 4 saa 5 yego ubwo rero ni bya bindi biba byazamutse noneho haba hari n'utuyaga ibintu by'imiyaga n'ubu byumva se ndabyumva akayaga kamwe kamanuka n'akandi kazamuka cyane cyane iyo utuye nko ku musozi kamanuka kagana mu gishanga cyangwa kamanuka kagana mu biyaga cyangwa se kazamuka kava mu kiyaga kazamuka hejuru ubu se wari uzi yuko noneho ugiye mu mazi washya ahubwo ubu nko mu mazi y'ikiyaga hano niwumva ko hakonjemo gake ubu ugiye mu kiyaga wasanga amazi ashyushye nko kugira ngo agurumana se oya ntabwo urumana ariko abashyushye nk'uko isi ishyuha ko amazi yagenda ashyuha gake nijoro akaba ari bwashyushye cyane mu gitondo akaba agishyushye ariko byagera nk'ayo masaha aba agishyushye nijoro akaba ari bwakonje bitandukanye n'ayo muri za robine ayo muri za robine ntuzi ko ubu wayafungura ugasanga arakonje kuko ari ku isi nyine ntabwo ari nk'ayo muri kiriya ibyo ni ibyo bize papa sava ibyo sinapfa kubyumva namwe mwarambeshyaga muti twagiye twiga ibintu by'imiyaga bita katabatike na anabatike ntabyo uzi imanuka ku musozi n'izamuka uva mu bishi nawe umaze mu bwenge yego none se nari nje gutira umwuko rero umwuko wo gukora ndashaka kuvugira ikigage se kandi koko abahura barahuye abahunika barahunika ubu wararangije neza ufite amamera se ndafite reka da ndayafite rwose tunywe ryari ubwo ku wa gatatu ku cyumweru nzohereza umwana bazanira akajerekani karindwi ugatira umwuko uyu munsi se
nyine wumpaye ndagira byose mbyegeranye umuko mushyiraho ngaho ni mu muvure ni mu ngunguru y'igice cyangwa ni mu muvure mfite umuvure mwiza papa Sava munini mfite umuvure mwiza wamenyereye rwose nawe ubundi nzagutumaho umwana ubwo aho dufate neza nanywa njyenyine se reka kamufatira ndamuhwanya n'igikuta mbesire yego di uyu nguyu urabikora neza rwose uranamenyereye wamenyereye uvugiye nka kabiri nawe ubundi papa Sava nzagutumaho umwana ku cyumweru utyo nzamugutumaho ariko ubwo abo bashyitsi niba baba baje nyine cyangwa ntacyo oya nawe reka nzagutumira mu wa mbere urakoze yego ariko ubundi kirimbo urugo rurimo umugabo rugira ibyuma bigimbye wesha marigo ntabwo ari ukugimba uzi ko iki cyuma nicyo gikuraho gato tutangiza do uzi ko kinyerera oya sunika ubwo rero umugore wawe ko mperuka atambara ingutiya amawe atarasaza nkaba numva ngo ibyuma bigimba ngo baba babityaza ko ngutiya wajya ugera kuri poseze nk'umugabo icyuma si icyo kujyana kuri poseze oya namwe rwose murakabije icyuma nicyo kujyana kuri poseze wakijyana oya ushaka agatyazo cyangwa kakabuye k'ityazo none se ubu ngubu kuki udashobora gutyaza aha cyangwa utyaza nka simbona n'amazi bagira batyo kaba kansobye nk'inshingano z'umugabo ariko n'umugore biramureba si icyuma gikoraho ryari ko ari uriya wawe we ntacyo bimbwiye niba abona bazura bikemera burakiri n'umwana umva nuko yari ameze yari ntacyo bimbwiye abazura umva uriya mwana yari umutesi we ahubwo reka mubwire kubaka ni ishuri ese yigeze akina iby'abana ende adafite yagiraga akantu k'agakoryo ko kujya kureba ahantu baraye bateruye urabona nka kwa kundi nyine muba mutuye nk'ahantu muri karitsiye hakaba hatuyemo abantu b'insoresore noneho urumva hari igihe babaga badafite ubushobozi cyangwa bitewe na gahunda zabo bagaterura abageni niwe muntu wa mbere yamenyaga ngo hari umuntu wateruwe cyangwa wateruye niba baguha mbere kujya kureba noneho ubu ngubu yakuze narabwiraga ariko wajya kujya kureba umuntu wateruwe ngo bigende bite ubona mva mfite amatsiko yo kujya kureba nyine umuntu waranye n'undi uko bameze kandi rimwe rero akaba ari umugabo twari duturanye urabona hahandi dutuye hakurya y'umuhanda gutya ndahabona kidasamura ikidasamura uwo mutipe nyine ari ikirara abateruye umukobwa witwaga Mushiri ubwo ni Mushimiyimana arangije umugore wawe urumva yarakiri umwana aba arabyutse karekare ubwo nyine amakuru arasakaye bati kidasamura yateruye usoma ariko iri zuba ntirize kuko ndi gusoma ati kidasamura ati yateruye akiza atya aba aragiye yirasheyo urabona ko ari ukwirasa gutya yambutse umuhanda ni hafi ni inkuru kurundi agiyeyo mu makuru kwa kidasamura ubwo yicaye aho urumva iyo muri abantu mukabona abana baje mubicaza aho ngaho yicaye aho amasaha arashize wa muhungu rero nkurikira yitwa Kerema yego reka azaza ati yagiye urumva barangije ndavana sinzi ahantu yagiye nanjye sinarinzi aho yagiye barategereje ngo araza undi nawe yibereye mu bageni cyangwa se afite imyaka ingana ubu atarafite n'icumi ayiwe reka razataye yakerere basanga Kerema yicaye handi kuri fondasiyo handi hanze yamukubise urushyi ruramufata se uramufata nitwe rwatumye aba mugufi rero udangiro ari ego raza warirakaje nzuza usuriwe nande se usuriwe nande ku mazuru ase nkubaze Dafi kucyo nkinisha ubu gahunda twari dufitanye uyu munsi wari wayibagiwe nageze ahangaha ku isaha twavuganiye nizinduye nabanje kuguhamagara telefone yawe wayitaye ahangaha ikagibura umuntu uyifata ngeze ahangaha nsanga n'umugabo wawe ntawe uhari nitara ahangaha ntaraga ahangaha umugabo wasanze ngiye kunoguka nk'ubwo wankoze ibiki gahunda gusa uvugisha gahunda ntabwo ari ejo bundi twayihanye tuba kuyibagiwe turi kuwa kane shajya uva muri ibyo ngibyo imboga zanjye ntagiye kubagarira uri aho ngaho ngo dufitanye gahunda ni ibiki wabaye muri iyi minsi mumbarize ku buryo yibagirwa na gahunda Sahara bunyoye nyoberwa igihe nagiye kwagika zibumaramo siko ruko uburyo ubwonko bwawe bugiye kuba ibisheshe bwakamutse gutya
akoshera nawe wimbwira nabi ubu mukuru wawe uyoberwa gahunda mwahanye hakuze izuba ryanyiciye ahangaha kirimbuzi nawe atarahari reka burya iyo umuntu ubundi se umuntu nkawe ni gutagenda agasiga telefone mu rugo telefone ko ari mobile ni fixe nzi ko yari iri ku muriro marigari uyirakara nuko nanjye nzaguhe wifi mu bwonko njye ngenda ngukurikirana nkaho ku myaka yawe reka nkubwire marigari nawe wibirakariramo pe reka yari iri kuri sharijeri ntabwo ari kubasaba imbabazi sorry nyine ntazi ndaza kugurira akantu nyine akantu se ko nakabonye hano muri urugo ntacyo nabuze ariko umenye ko wanyiciye gahunda wakoze kusiga umwakira nakoze iki ko sigaye nsoberwa dafuro nese kurakaye yitonganiramo byarangiye niyakire ubu nanjye zizasote ku myaka yanjye gutya koko ese hari umuntu utibagirwa Dafi naje gusanga ari we mukuru kuri njye tuzagurana ise urashaje usiga mobile ukayegera uruwa kangahe se wacu uwa gatatu nise yifite uwa gatanu nyine nkuru sentence tujya imbere marigo hari ugusaza ku mutwe no ku ruhu n'ubwonko bukaba bwarashaje gusa shiriwanetse kumbwira nabi ubuse ntabwo wakwibagirwa reka tumubabarire iyo wamenyaga kuzajya ukora izo nzara hanyuma ukadefiriza n'ubwonko oya nawe wibagirwe ibihe umuntu yaguhaye ahubwo reka dukomeze hanyuma si uwo mwuka uvugira n'uwiki uvuye guhase hano warinitse amasaka ku buryo ugiye kwinura hanyuma ukanika ukazahungira nanjye nkanywa agasururu nk'abandi ababwira ibyambayeho nubwo ndi kwijijisha bitakubaho se ahubwo ko ugiye kuzajya uyoberwa n'inzira igucyura kirimbuye uvuga ibyo muri garuzi ibintu bimbayeho nibikize karakwibye nkuye n'umudamu mu muhanda yahoreye nuko arangije aramuhagarika aragutwara amafaranga arambwa ati Dafi bite ni byiza ati ni byiza ni byiza urumva umeze neza utekanye ndatekanye ati wawe barutashye kuiki ntibarutashye se bande ati wawe umugore yarwinjiye umugore n'umugabo wawe byaryoshye bari mu rukundo ruryoshye bari gusomagurana yambye namwe kirimbuzi wanjye nzise ati kirimbuzi ari kumwe n'umugore mu nzu basetse bari gusomagurana udushyi sinakubwira atumva ati bakwimuye mbara ubwire uwo mugore cyetse niba ari urimo ko ndajaga nkicaye inyuma y'inzu ariko mwaba mwamuraranye mubiziranye yabimbwiye anyumvisha rikodi yabafashe muri guseka ndavuga ni umugore yarwinjiye atararwinje se mbese rikodi yayidufasha arihe ndabizi aho yarari yambwiye ati nge nabatambutseho bari mu nzu barimo bavuye gukora urukundo barimo baraseka barimo barasomana ahubwo se wandi kujyayo asa daforo nanjye nakubwendageza ahangaha urumva nsanga ntimuhari urumva ari wowe ari umugabo wawe urumva umugabo yaje amakari w'umunota mukeya mu nzu iminota mikeya ikintu twanavugiye mu nzu nari ndi kumwibutsa ari ibintu yarari kumbwira nyine bimwe bya kera ndi kugurukuru kera abagumeze atari nabyo twakurikijeho n'ahangaha urumva avuga ukuntu yamuterese ubuto bwawe n'ukuntu wabanje kumunaniza n'ukuntu wagize gute ibyo byo gusomana no gukora urukundo cyetse niba umugore yanyumvishe rikodi nkimara kumva rikodi nagiye nk'agatera yayiguhaye se ngo natwe duhe nagiye nikoza kwa papa Sava ngize imana nsanga umugore we ntawe uhari papa Sava asanga ari ku mashini mwe papa Sava ndamusuhuza ndijisha nyine byo bya kinyarwanda nambwe ntiwantije umwuko nkajya kuvugira iki nuba uyu mwuko nuba bagutije kuza gukubita umugore wasekaga umva ndambwe ni mu kujya kuvugira ariko nari nzi ko nje kubamenagura imitwe mwese umva mwese umva rusororo mwese cyarimo nkaboherezayo nuko papa Sava bantije umwuka arambwira ati rero nikamara gushya gasururu uzampera umwana gashigishe rero marigari kumbe ni wowe kuki mwumvi nk'izo ngizo koko urashigisha iyi potaje asa nk'uwo muntu ufata umwanya we akaza akajya inyuma y'inzu y'abantu akajya kubafata amajwi kugira ngo basengere urugo ariko nk'ubu abantu tuzafatwa he mbega ariko nari nsaze umva nari nsaze ahubwo se aya mabwire nari mvuze ngiye kumena kirimbuza umutwe n'uwo mugore mbahwanye ariko umunyarwanda aravuga ati wihutire kumva ariko utinde kuvuga uwo mugore yabanza kumva ijwi ryanjye ibyo byose no muturanye numva icyo nsigaranye noneho papa Sava aramubwiye ko ngiye gushigisha agasururu nkamuhera umwana nkamuhereza nkaho umwana akamushyira ati nyabona uzibuke Dafi rwose uzi ko nkunda agasururu ntiyego hanyuma ubu ngubu nintamwohereza azakwanguki kenyero shikameye ryo kugura ifu umugore nyine yagushyize mu mibare utateguye ariko amabwire ni mabi hako mwabaye muri
abanza ushishoze iminsi umaze wubatse niyo kumva umuntu wese utambutse ngo aravuze ahubwo se sha paradizo njya mujyana ariko si ubundi Ko ibintu abantu ntakeka ko bice. bakubatse ingo zabo bakareka iz'abandi uzi ko njya muzamura papa savura amubwira ngo iki uzi ko njya muzamura nka ba bandi bagiye ku magare sha Eliya na Enoke ibyo Akambwira byihorere ati, ibyo byihorere ibyo byihorere Dutekereze kuri papa. ahubwo papa savana bityo ko ngiye gushigisha agasururu nintakamwoherereza azamfata